reba hepfo Eric Imana iduhana umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kugira ngo twakire umushumba wacu, hanyuma abanze atwakirira abashyitsi babashije kuza kwifatanya natwe muri iki kirori cya Gloriosa cyangwa se guherekeza umuvandimwe wacu, hanyuma akomereze wanatubwira ijambo ry'Imana. Arakoze cyane mushumba, ni karibu. Haleluya, 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 haleluya. Uhumura ntabwo yari imvura, ni umugisha wa Gogo. Ugomba kutugeraho rero kandi tukawakira rwose. Kandi mboneyeho guhumuriza abari aha mwese no kubabwira ngo mwihangane mukomere. Ndabizi kubura umuvandimwe biragora, kubura inshuti biragora, kubura umuntu wari ufite akamaro biragora, ariko mukomere mwihangane, yaba umuryango wa Gloriosa, yaba inshuti, yaba bakoranaga mwese, mwihangane rwose. Kandi mboneyeho kubabwira ngo mukomere, iyi si si iwacu, mu ijuru niho iwacu. Nicyo gituma iyi si tuyimaramo igihe gito nk'icyo mubona uyu muvandimwe wacu amazemo, ariko muhumure, urupfu ruzarangira. Mpagurukijwe rero n'ibintu bibiri. Icya mbere ni ukubaha ikaze. Reka twakire by'umwihariko umuryango wa Gloriosa avukamo bose. Abanyetorero bari aha, namwe muzamure ikiganza aho muri, muzamurire ikiganza aho muri, tubakire rwose. Mukomere, muzamurire ikiganza aho muri, tubakire aho muri, tubakire. Imana ibahe umugisha rwose. Dufite abapasitori baturutse muri Uganda, namwe turabakiriye mu izina rya Yesu. Aho yajyaga ajya gukorera umurimo, namwe turabakiriye, mwiyumve mwikaze. Nabonye abanyamakuru hano, nahoze mbaseka barimo bacacana batwara abaturage babaza amakuru. Nimuze muyambaza ya Gloriosa ndayazi, ntimuvunike rwose. Imyaka 6 irarangiye ndi kumwe na Gloriosa, ari umukobwa wanjye mu itorero, ari igihe murera mu itorero, dusengana. Ubu burwayi bwamwishe nibwo yaburwaraga, tugasenga agakira, ariko umunsi wari utaragera. Iyo umunsi wageze uragenda. Buri hari ibintu byica umuntu. Abantu benshi bazi ko uburwayi ari bwo bwica umuntu. Oya,
uburwayi tugomba kubwivuza bukanakira n'ibyo, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ngo burya ntabwo umuntu yicwa n'uburwayi, ahubwo yicwa n'umunsi. Umuntu agira umunsi azapfiraho, akagira isaha, akagira n'aho azagwa. Uyu we rwose Imana imuhinduye icyamamare. Buriya hari abantu benshi byatangaje, njye ntabwo byantangaje, nta nubwo mbigayira Imana, ahubwo ndabishimira. Kandi abasenganaga na Gloriosa iri banga bari barizi kwizamurihindura icyamamare mu gihe gito akitahira. Muhumure rero ntabwo twebwe tubabaye kuko Gloriosa yatashye. Muryango Gloriosa yatashye ni umurokore kandi atashye kirokore. Kugira ngo mwese tubahaye ikaze, muhumure, mukomere, kandi ndabakomeje mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nifuza ko tuganiraho kuri uyu mugoroba ni ijambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yohana. Abanyagirwa muhumure, nta mvura dufite, uyu ni umugisha gusa Imana iduhaye ku bwa Gloriosa, ibindi imvura irahita ntayidahita. Ndagira ngo dusangire ijambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yohana, ni ijambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo ndibasangize. Ntabwo uyu munsi twaje kwigisha ku rupfu. Urupfu abanyarwanda benshi bararuzi, yewe n'abatari abanyarwanda n'abanyamahanga bari hano, urupfu bararuzi. Urupfu bararuzi, ntabwo mvuga ngo ntibaruzi, urupfu bararuzi. Ndagira ngo dusome ijambo ryo guhumuriza umuryango, ryo guhumuriza itorero, maze twumve icyo ijambo ritubwira. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 11 umurongo wa 17 niho ngira ngo duhere tugeze ku murongo wa 26. Ijambo riravuga ngo igihe cy'urupfu rwa Lazaro. Umurongo wa 17 uvuga ngo Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. I Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka stadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza kuko musaza wabo yari yarapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ngo nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, ngo kandi umuntu wese ukiri unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Mwakira ijambo ry'Imana. Reka mbabwire ngo n'igihe kimwe ajya gutangira iyi mirimo yo kwamamaza ubutumwa bwiza, ngiye nyita kwamamaza ubutumwa bwiza, ngewe twarabiganiriye, ndetse n'umunyamakuru umwe muri mwebwe ngira ngo ntabwo nigeze amenya izina, yarampamagaye kuri telefoni ndamubwira ni byiza, ndetse hari n'undi nigeze kumuhuza nawe w'umudamu yaje hano mu makonseri, ndamubwira ni byiza, gusa uyu mwana agira uburwayi, ni ukumutwara neza mukamusindagiza neza, ariko kandi Imana ijya imukoresha ibitangaza. Ndagira ngo mbabwire ngo niyo mpamvu nababwiraga ngo iki ntabwo ari igitangaza, ntimuze no kugira ikindi kibazo. Oya, muhumure, uyu ni umunsi uba wageze kugira ngo umuvandimwe wacu atahe. Kandi ndabakomeza rwose, baba abanyamakuru mwakoranaga nabo n'ibyago. Ngewe nahoze umunsi agiye Bugande bwa mbere nanjye nariyo, aho bita Ruwa mu majyaruguru ya Uganda. Yarabimenyesheje
banyandikira kuri WhatsApp bambwira ko agiye kuvuga ubutumwa muri Uganda. Ndamubwira nti mwana wanjye nanjye niho ndi, ariko nge ndi kure yawe kuko nararuwa. Nyuma igenda rye muri iyi minsi ryo niryo ntamenye, ariko twari twaramuhaye ubwo burenganzira na recommandation yitorera yifite ko agomba kugenda akavuga ubutumwa. Njyewe rero ku bwa Gloriosa ndashima Imana kuko uyu munsi urupfu rwe rwanyigishije byinshi. Guhera ku munsi w'urupfu rwe nari ndi muri rwinshi, ndi mu makwe, ndi mu manama, ndi mu mahugurwa hirya no hino mu gihugu, ariko avuga ubutumwa. Nimubyitegereza murasanga Gloriosa n'uyu munsi yabuvuze. Uhereye ku munsi yapfiriyeho yatangiye abuvuga uhereye muri Uganda. Arabuvuga gusa, arabuvuga muri Uganda, mu gihugu cya Uganda, arabuvuga muri ambasade y'u Rwanda, arabuvuga ahantu hose, arabuvuga mu Rwanda, arabuvuga muri guverinoma y'u Rwanda. Uyu munsi tugiye kumushyingura na Gloriosa n'uyu munsi aracyavuga ubutumwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Muhumure ntiyapfuye, yasinziriye. Iki ni ikintu Imana yari yarateguye kugira ngo avuge ubutumwa mu gihe nk'iki, amahanga mumenye, amahanga amenye Imana, amahanga yumva Imana, amahanga asobanukirwa Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu ni umunsi wo gusobanukirwa Imana icyo ari cyo. Igaragaza ko Imana idakoresha abari bazima gusa, ahubwo n'abarwayi bakoresha. Igaragaza ko idakoresha, itavugisha ubutumwa barebare gusa, ahubwo n'abagufi nabibavugisha. Haleluya, haleluya. Ibyo mvuga baraha benshi murabizi. Nshuti z'Imana rero, muhumure, ntabwo yapfuye, ahubwo yasinziriye. Bavandimwe ba Gloriosa, muhumure, ntabwo Gloriosa yapfuye, ahubwo yasinziriye. Reka dutegereze umuzuko tuzongera tumubone. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Reka ahubwo mpamagare, uyu munsi witeguye uti? Njyewe aho niho nsubira nkareba ngo uyu munsi witeguye uti? Wewe waba usize nkuru ki? Nabana Gloriosa asize inkuru nziza. Dufite byinshi tumuziho byiza, ntabwo twabivuga ngo tubirondore, n'ubuhamya bwe bwiza. Ariko ndagira n'abari buze kuvuga muraza kubumva, nabo ntibavuga ngo baburangize. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iki ni igitangaza Imana ikoze kugira ngo yerekane ko ari Imana. Aha rero nicyo dukwiriye kugira gutekereza, tukareba ngo twebwe nk'abana b'Imana, twebwe nk'abarokore, abatarakizwa muri aha ngaha, muzaba musize nkuru kimusozi. Uyu munsi ni ihe nkuru wabusize? Iyi Yesu yabwiraga ngo nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Ntabwo ubugingo tuzabamo ari ubugingo bushira. Ubu ngubu turimo bw'iki gihe ni ubugingo burangira. Ubu buzima turimo ni ubuzima burangira. Umuhanga umwe wanditse Zaburi yaravuze ngo imyaka tumara muri ubu bugingo ni imyaka 70, ngo niyo Imana ducije imyaka myinshi ngo imyaka 80. Ariko hari abava muri uyu mubiri niyo myaka batayigejeje. Gloriosa ngira ngo murimo murabireba, yari umwana muto cyane, yaravutse ejo bundi 89. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo hari n'abategeza muri iyi myaka, we ndetse yarakuze. Hari n'abandi bapfa bakivuka cyangwa bagapfa bageze imusozi. Ariko uyu munsi ndagira ngo utekereze ngo nyuma y'ubu buzima wowe uzajyayo. Nuyihe nkuru uzaba usize imusozi? Ni irihe jambo uzaba usize imusozi? Nicyo abantu bazakwibukiraho. Nabana Gloriosa tuzamwibukiraho ko yavuze ubutumwa ahantu hose. Yewe n'aba abanyamakuru barabishyira mu nkuru, byanze bikunze ubutumwa buzakomeza kuvugwa, n'igihe azaba atakiriho buzakomeza kuvugwa. Wowe uzaba usize iki? Icyampa nawe uyu munsi ugaharanira kugira ngo uzagira icyo usiga imusozi, uzagira inkuru nziza usiga umusozi, kandi utegura ubuzima bwawe ukiri muri ubu buzima. Umuhanga umwe bariyo ncorezaho, umuhanga umwe bita Warren yabivuze neza, aravuga ngo muri ubu buzima, ubuzima tuzajyamo bw'iteka butegurwa umuntu agihumeka, butegurwa umuntu akiri muri ubu buzima, butegurwa agihumeka, akigenda
agihagaze akibasha kuvuga. Bivuga ngo nyuma y'urupfu nta mirimo nta migambi. Bibiliya iratubwira ngo haba no kumenya, byose biba birangiye. Nshuti zanjye bavandimwe ba Gororiyoza, ndabifuriza gutegura ubuzima bwanyu nk'uko Gororiyoza yabuteguriye muri Yesu. Inshuti z'Imana, bakristo bavandimwe bacu b'Anglikani, abadepera, abakatolike n'abandi muteraniye aha bo mu matorero atandukanye, ndagira ngo mbabwire ngo ubu buzima turimo butegurwa tukiri muri ubu buzima. Tegura ubuzima bwawe, hanyuma utegure ejo hazaza hawe nk'ubuzima bw'iteka, kuko ubuzima turimo bugira iherezo, ariko ubwo tujyamo ntabwo buzagira iherezo, ahubwo buzahoraho iteka ryose. Bavandimwe banyamakuru, ubu butumwa namwe burabareba. Ntabwo muzatahira amakuru gusa, ahubwo dukeneye nuko muzajya mu ijuru mukijijwe, mwarakiriye Yesu nk'uko Gororiyoza yari yarakiriye Yesu. Icyaduha twese uko turaha tukazava muri ubu buzima twese twarakiriye Yesu, hanyuma ubuzima bw'iteka tukazabujyamo duhagaze neza. Hahandi Yesu yavuze ngo nigiye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Aho rero dufite ibyiringiro ko tuzongera tukabaho. Haleluya! Dufite ibyiringiro ko tuzongera tukabaho, dufite ibyiringiro ko Gororiyoza tuzamusangayo, dufite ibyiringiro ko bapfuye bizeye mbere ya Gororiyoza tuzabasangayo, abaguye imahanga, baguye hirya no hino mu isi, abo bose bo mu isi yose bapfuye bakijijwe, bajyanwe mu ijuru, bavuye mu isi bakijijwe. Natwe nidukizwa tuzongera tubonane nabo. Icyo nicyo mbifurije mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Yesu abahe umugisha, kandi mukomeze guhumurizwa na Yesu kurusha uko twabahumuriza. Imana ibakomeze kandi bakomeze kutuba twebwe twabakomeza. Muryango, ndagira ngo nsaba umuryango wa Gororiyoza mutere intambwe, mwigire hino hano, imvura yahise, muze dusengane Imana. Ntabwo dusengera Gororiyoza kuko yarangije urwe, kandi arangije urugendo neza. Urumva yanavuye mu mubiri ari mwivuga butumwa, nta gitangaza ko ijuru yarigezemo, azarigeramo, turabyizera, ntabwo dushidikanya nk'abarokore. Reka rero umuryango wigire hino, hanyuma uhagarare hano gatoya imbere, hanyuma mwigire hino dusengane Imana. Nta kindi twingingira, nuko inginga Imana kugira ngo bakomeze.